mbabwire rero ibintu abantu bajya bavuga. Iyi ni intoza n'umugozi nari naguze kugira ngo nadinge kuri aya mazi kugira ngo njye mfungura kugira ngo noze iyi sinki yindi neza. Aho nako byazananye, sibyo? Aka nako byazanye. Noneho nafunguye iyi nari nsanganywe kugira ngo Yesu kugira ngo mbashe gufungamo iriya yindi. Noneho murebe ukuntu tujya tunywa uburozi atari amazi nyamazi tunywa. Baraturangije aka kantu aka. Ikibazo rero cyabaye ndakogeje reba ibi bintu biri gutemba hano byirabura, ibi ni byavuye kuri aka kantu. Reba ibintu biriho hano, dore ukozeho hano bikomeza. Yesu ndebera, ibi ngibi ni by'amazi yacu ajya acamo tugiye kunywa uburozi. Ndebe simbiranaguye, reba ibintu koko, ibi bintu ni ibiti bakobwa bakunda. Ndebera, reba ni ibintu byo gukuramo imbere, kandi ibi ngibi ibintu byo bigomba kugenda ahantu hari amazi, kuko kano kinjiramo gutya kugira ngo amazi azacamo namara aze kuyungururwa ace muri aka kayungururwa. Ese ibi bintu niyo mpamvu rero ntajyamo amazi adatetse. Muze mubanza muteke amazi kabisa. Ngahindire ibintu wambwira ko ari ibi. Reba kagiramo none ni ibindi ndi kubisanga indani muri aka gapfuniko, kandi niko kagomba kugenda ahari amazi tunywa. Dore nkunda gukorogoshora, sinzi ukuntu mbibonye, kandi gukoza naho ndabizi neza ko kadashobora kuvamo. Niba ariwo mutiga baba bashizemo, twarashize twabaye indembe. Ndakurahiye, ndahogeje kugira ngo turebe ko biri bushire. Reba, reka nkoresha akantu kari bugaragare. Reba ibintu birimo, urambona? Ibi ni ibiri kuvamo hano indani. Ahubwo mfite ubwoba ko katongera gufataho, ni kubera ko nagakuyemo. Ahari ntikongera gufatamo bye nabyo byatuma gafata, kuko ntabwo ushobora kumbwira ahantu biri. Reba, sinkogeje. Kanongere ngahanagura imbere byenda byashize. Ndebe nta nubwo wabyoza ngo bivemo. Twarashize ibintu tujya tunywa tuzapfa. Ni ukuri mujye muteka amazi mugiye kunywa. Abantu bajye bavoma kuri robine bakanywa. Kanogeshe kano nako ndeba. Ahari byenda byashize. Reka byavuyemo.
byavuyemo neza. Nsubire nkore mu ndebe. Sura ko intoki zanjye nta bintu biriho. Ndebe biracanye. Ubundi ibi bintu ni ibiki? Ibintu ni ibiki? Ese ni kubyumva? Ibintu biri muri aka kantu. Ntambwira ko biri no muri robine hano hepfo. Harimo hano ndetse. Nta birimo. Ahubwo biri muri kano kantu amazi aca. Wahise haza amazi asa nabi. Tunywa amazi nyamazi. Izina rya Yesu. Ngoma y'amazi yitwa hasi. Ndabona ntacyo abaye. Ndabona amazi ameze ariko si ikibazo. Utuntu turimo hano twirabura n'undi na n'ubu ntiturashira. Ibi bintu ni ibiki? Biri muri aka kantu. Reba nk'ibintu byaje hano ku ishiko nakogesheje. Ibintu byirabura byajeho hano. Simenya ngo ni ibiki. Afite umwana twebwe tuzashira. Biracarimo ntibirashira kandi ubwoba ko hari bwangiye gusubiramo byenda vitamine zayo nazimaze. Kano kanze kujyamo. Sinzi ngo nanjye kajyamo gute. Ndabona kanze. Shobora kuba ntazi ukuntu kajyamo. Niba naraguze gatoya, nimba naraguze bimeze bitayidono. So kubw'iyo mpamvu rero shobora gufata kano kajya hano. Ntabwo gakwigwamo kandi nanone ntabwo byakunda. Ngiye kugasubizamo ariko ndabarahiye ibintu mbonyemo. Agahomamunwa w'abahungu. Ntabwo mfite turunovise. Nazibagiriwe mu modoka kandi ntayiri hano. None ga iyo byabaye rero ubwenge umuntu yiyambaza icyo afite. Ndi gufungisha umukasi kuko urafunga neza nta kibazo. Gasubijemo dukomeze tumwe ubucafu bwacu. Nacyo nikoze aho turebe amazi ari buze
ndakubaza bakanyine kansiriye ubusa abantu amafaranga yanjye akaba ku busa ko kanje gukora kandi gasinakomeza kurwana nako ubwo nyine kabaye byageze kanje gukora